Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV wakwibaza ngo niki tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko tubashimira by'umwihariko muri ibi bihe turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi turabwira abantu ngo nimuhumure turabwira abantu ngo nimukomere nimwakire ihumure rya Kristo nta jambo dufite ryakomeza abantu nta magambo dufite yakomora imitima yabo nta magambo dufite yatuma bongera kugira ibyiringiro ariko Kristo ni ubishoboye turababwira rero ngo nimuhumure kandi hari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka rero nk'ibisanzwe kuri Mubwire TV niho turi muratubona turi ahantu hashyashya wakwibaza ngo nihe twakoreye ibiganiro none uyu munsi Imana yaduteye iteka iyi ni studio ya Mubwire studio ni Mubwire studio ifotora ni studio yo gufotoreramo abantu gufotora abana bafite anniversaire gufotora amafamiye gufotora abantu bari bose bashaka kwifotoza ahantu ukeneye ahantu heza ho kwifotoreza kandi harimo ibintu byiza byo kwifotorezaho wagana muri Mubwire studio ntandi rero dukorera hano Kimironko en face ya MTN uvuye kuri gare umanuka ujya kuri MTN neza inzu bitekanye yitwa Kaze Plaza naho ngaho niho dukorera niho Mubwire studio iri niho dukorera mwatugana nimero mwaduhamagaraho ni 0795 11 naho ngaho waduhamagara ukatubwira uti ndashaka kwifotoza mfite ubukwe inshuti zacu ziba muri diaspora muza gukora ubukwe abari mu Rwanda mukora ubukwe abafite abana babatijwe ibirori byo byose muraduhamagara service nziza kandi tukazitangira ku gihe nukuri tubijeje ko tutazabatenguha nimutugane rero tubafotore ndetse na mbere ko abana basubira ku mashuri nimuze mwifotoza amafoto y'umuryango umupasiteri umwe niwe ugeze kuvuga aravuga ngo ibihe byose uzacamo ujye ufata ifoto kuko bizagufasha kureba icyo Imana yakoze mu buzima bwawe rero ifoto ni ingenzi kuko urayireba ukavuga ngo muri 2015 2025 ese iyi myaka Kristo yakozemo iki bikatuma ubonamo imirimo y'Imana rero ifoto ni sawa ifoto ni ingenzi nimutugane tubaha amafoto meza hanyuma rero nk'ibisanzwe umutayeri mwiza umutayeri w'ingenzi muramuzi ko ari Grace mu nimero ye ni 07885595 73 uwo ni Grace arabafasha abahe imyenda myiza abadodere neza kandi ayibaheye ku gihe hanyuma rero abakeneye imyenda myiza ya caguwa kugura bisanzwe none nawe arahari muri Chic urenze Access Bank umuryango ukurikiraho ni kwa none muri Service Store nimero ni 0788708835 uwo ni nunu aragufasha aguha imyenda myiza hanyuma rero abakeneye namwe imodoka nziza kandi zikiri nshyashya imodoka za hybrid ni zikuri 0788 0798 uwo ngo ni Fabi arabaha imodoka nziza kandi zimeze neza abo bantu bose mbabwiye mu bagane ni abantu babizerwa ni abantu b'inyangamugayo babaha ama service meza nkuko rero natangiye mbibabwira turi mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 31 njyewe rero jenoside nanjye yabayeho ndiho ndi umwana ngiye kubaha urugendo rwanjye ubuhamya bwanjye uko byangendekeye ukuntu napfuye nkongera nkazuka kubera umugambi w'Imana kuko Kristo yaramfiteho umugambi yaravuze ngo baho atuma mbaho abandi bantu benshi baragenda abandutaga abo narutaga abo twanganaga ababyeyi abantu benshi murabazi ko abantu benshi bageze acecekirwa muri kubera ibihe bya jenoside twanyuzemo igihugu cyacu cyanyuzemo ariko ndashimira Imana ko Uwiteka yaturokoye urupfu rukomeye kandi n'ubu aracyaturokora ubu rero ngiye kubaha ubuhamya bwanjye jenoside nanjye yatangiye ndi umwana mutoya ndi mu muryango nk'abandi mfite papa mfite mama na musaza wanjye twese nyine twari mu muryango twese turi kumwe ndabyibuka uwo munsi papa yaraje aravuga ati duhunge nyine byakomeye aravuga ati twitegure nyine abwira mama bitegure tugende noneho ngiye kuko nari umwana ndavuga nanjye nyine ngewe bagiye kugenda ndarira hari imyenda yari igezweho icyo gihe bitaga ngo za papa arankunda ndarira ndirira iyo kanzu kugira ngo ngende nyambaye hanyuma mu kurira kwanjye rero mama aravuga ati oya ntabwo ikanzu twayimwambika kuko n'umweru iragaragara byatuma iza kuboneka nyine bakatubona
ndakomeza ndarira nyine nshaka iyo kanzu, ariko papa ageze aramubwira ati mureke, nimba ari ibituma dupfa ubwo nyine turapfa, reka umwana yambare ikanzu ashaka. Banyambika ikanzu yanjye, papa aranterura anshyira hano ku bitugu, turagenda dufata ibintu nyine turagenda turahunga nk'abandi bose. Icyo gihe twahungiye ahantu Kimironko bitaga kwa Mpambara, ndumva ariko bahitaga. Turagenda tujyayo, tubayo turi kumwe n'umuryango nka papa na mama twese turi kumwe. Hanyuma nk'abana rumva nakomeje gutembera kuzerera aho hantu twari twihishe, ngiye kubona numva nyine igitero kiramanutse cy'interahamwe kiraje. Ndangije manuka niruka njya kubwira papa. Papa yabaga yambaye radiyo ari kumva hano mu gatoza, ari kumva nyine amakuru. Ndamubwira nti papa, nzi ko interahamwe zije, ndumva umwana wari wanamenye amakuru, interahamwe zije kutwica. Nuko ndabimubwira ndabimusona, papa ahita anerura, turagenda tujya kwihisha. Tugiye kwihisha, icyo gihe aho hantu twari twihishe baraje, hari umuntu twari duturanye bamwitaga Niyo Mubisha, yari afite abana bitwa Musoni. Icyo gihe papa wabo bamwiciye, kuko bwakeye mu gitondo tugenda kureba aho hantu tubona nyine umupapa bamwishe w'umuturanyi wacu. Nuko tugumaho, ariko igihe kigeze biba ngombwa ko naho turahava turakomeza turagenda. Njyewe nagendaga papa wanjye nteruye aha, ariko sinzi ukuntu twaje gushuka nyine papa twatandukanye turi kumwe na mama. Turagenda tuhungira Kibagabaga, ku kiliziya cy'Ikibagabaga hari n'urwibutso rwaguyeho abantu benshi cyane. Nuko tuhari sinjya ntandukanye ngo byari nijoro ngo cyangwa byari ku manywa, kuko nk'ejo ndi nari umusaza wanjye twavuganaga twari kumwe, ndi kumubwira nzi ko baje bakatubyutsa nkagira ngo ni nijoro. We ambwira ko icyo gihe nyine twageze ahubwo nko mu gicamunsi cyaho cyangwa saa 8 baza kudufata nyine batujyana aho ngaho ngo bajye kutwica. Tugeze kuri icyo cyobo rero bari badutondesheje umurongo. Icyo cyobo ni nacyo biceho mama wanjye, nanjye nari mari na musaza wanjye turi kumwe. Hanyuma ikintu mpora nibuka nibagirwa nuko mama wanjye yari ari ku murongo ategereje ko baza kumwica. Mbibutse ko twavukiye mu muryango wa Gikristo, twavutse dusenga mu rugo, basenga. Mama wanjye yari umukristo, papa ari umukristo, twese twarasengaga mu rugo nyine, barasengaga natwe nk'abana ko twakuriye muri ubwo buzima nyine bwa Gikristo. Mama wanjye ari ku murongo rero arindiriye ko nyine baza kuza kumwica, yari arimo kuririmba ngo tugiye iwacu mu ijuru, ngo muze mwese mwisigara. Nari umwana, ariko bajya bavuga ngo abana ntibibagirwa iyo ndirimbo, n'ubu ndayikunda ndayizirikana. Nibuka ko mama wanjye yaririmbaga ati tugiye iwacu mu ijuru muze mwisigara, ngo abagezeyo barahiriwe. Yego, ari ku murongo. Ubwo rero sinzi ukuntu byagenze, twebwe tuvaho turamusiga aho ngaho, nyine arahapfira, baramutemagurira, turagenda. Njyewe ndagenda nibwiraga ko najyanye na musaza wanjye twari kumwe, ariko ejo bundi twagiye kwibuka nibwo yambwiye ati ntabwo twari kumwe, ati kuko njye nari ndi ku murongo, nanjye bankize inyuma. Mukuru musaza wanjye yari mukuru wo azi ubwenge, ati interahamwe yari imfashe zari zimaze gutema umuntu, ariko batamuhwanyije neza kwa kundi umuntu nyine aba ari gusamba. Arangije ngo asubira inyuma nk'intambwe, abona birakunze, arongera abona ageze mu muhanda. Ageze mu muhanda rero kuko ngo hari indi bariyeri, baramubaza ngo ugiye wowe, ahita avuga ati ariko njyewe barambabariye. Abwira izo nterahamwe zindi ziri kuri bariyeri ati njyewe barambabariye, ngo garukanka igenda. Aragenda, ubwo nyine aragenda adusigaho. Nanjye sinzi ukuntu navuye. Ikintu nshimira Imana nuko kiriya gihe Imana yatanze ubwenge, abantu bari bafite ubwenge. Kibagabaga twari tuhamenyereye, hari muri famiye, bari bene wacu, niho bene wacu bari batuye Kimironko. Kibagabaga wari umuryango wacu wose, hari urwibutso ruri niho famiye zari zituye. Iyo mihanda rero twarayikoreshaga cyane, twagiye tujya muri bene wacu gusura. Abantu ba kera barakundanaga, bagiraga urukundo, abana bajyaga gusura imiryango gutyo nyine musurana. Ndifata ubwo sumbaza ukuntu nahavuye, ndahava. Nibuka ko ngeze Kibagabaga hano ku rusengero rw'Abadiventiste, nasanze hari bariyeri, ariko nyibonye n'ubwoba no kuba ati nanjye baranyica. Ndagenda mpita manuka, ndagenda njya ahantu nari ngiye nyine njya kubatira toilette. Ndagati umuntu izi toilette njyamo nyine mpagararamo akanya duhera mvamo. Nongeye kwisanga rero twaje ngarutse ndi mu rugo ndi kumwe n'uwo musaza wanjye turi kumwe. Twari dufite umukozi, tugeze iwacu nyine aho twabaga, aradutekera ibijumba, turicara turarya. Noneho nyine amaze kutugaburira ibijumba, urumva yadusize aho arigendera ajya nawe nyine yari muri abo bantu, ariko yari mu nterahamwe nyine ajya mu kazi ke ko kwica abantu. Ubwo hari simbizi ibyo yagiyemo, ariko yaradutaye aho ngaho. Amaze kudusigaho, umuntu twari nyine njye namumenye nyuma ya jenoside nibwo namwibutse,
araza asanga turi kurya bya bijumba nyine wa mukozi wacu yadutekeye yadushyiriye ku ipurato, arangije ahita avuga ngo nta soni, ngo abana b'inzoka ngo murarya, ngo murarye ngo nyine ngo murarya ku ipurato, ngo murarye ibiki, nyine abana b'inzoka ntabwo bakwiye kurya. Arangije afata bya biryo twari turi kurya arabimena adutwarira ipurato. Byari ntabwiye byo kugirira nabi umwana ntiyibagirwa. Nyine turahaguruka turagenda, sinzi ukuntu twavuye aho tuza gutandukana, ariko ngewe ngira umugisha, abantu bari inshuti za mama wanjye basenganaga na mama wanjye baramfata, umusaza wanjye yahunze ukwe nanjye mu gukwanjye, n'abandi bose umuryango wanjye ugenda utatana bahunga ukwabo. Turi kugenda rero ngewe ngira umugisha, abantu bari inshuti za mama wanjye baramfata kuko nari umwana, nta rugendo nari gukora ngo mbashe kugira ahantu ngera, baramfata bandyamisha mu ngorofani. Ibyo nababwiye rero ukuntu napfuye nkazuka. Urumva kuva Kimironko, twari dutuye Kimironko, kugenda umuntu akagenda ukagera Ibyumba ahantu ngo bahitaga Igaseke, ku Gaseke. Tuhageze urumva inzara yari yaratwishe, umwana wavukiye mu buzima bwiza ntacyo twabuze, nyine tubayeho turya tunywa, inzara iratwica. Ubwo babonye ko hari tugiye gupfara bateka turye imyumbati ya Rutamisi, baduha imyumbati ya Rutamisi. Ya myumbati iranyica ndapfa neza ndahwera. Ndangije ngo bambaza ngo niki kimwishe, nkajya ndira ngo nkavuga ngo ni Rutamisi, ngo rega ni Gitamisi kuko na nyuma ya Jenoside abantu bamwe twizera hamwe amaprimaire bajyaga bakunda kwizeranya ngo ni Gitamisi. Ndapfa neza ngo babona yuko mpfuye. Umumama wamunganye ni wajya gumbwira ati shimira Imana ko ntatashye, nyine nikoreye amaboko ngo ngaruke mpungutse, umwana najyanye yarapfuye. Pasiteri yaramumpaye, umupasiteri witwa Karemera, Imana imumugisha, yaramumpaye ngo muhungane, narangiza nkagaruka nta mwana nzanye yarishwe n'ibyo bintu by'imyumbati ya Rutamisi. Ndashimira Imana ko Imana wahana yandokoreye, n'abo bantu bakamfasha bakanjyana mu ngorofani, bakamungana bakankura Kimironko, bakanjyana bakangeza Ibyumba mbaho. Nyuma nza kubona nyine mpuye na papa wanjye arambona, turabana tuza kugaruka, turabana mu rugo. Njya nibuka ko twatangiye kubana njye na papa ari njye twenyine tubana mu nzu, nta wundi muntu, tutazi aho abandi baba, tutazi ngo bararokotse, tutazi ngo barapfuye, tutazi ngo byagenze gute. Umunsi umwe ndabyibuka ari ku Cyumweru, turi kwitegura tugiye kujya gusenga na papa, nyine tugiye kubona nyine musaza wanjye araje. Rero yarahungiye za Gitarama, baramujyana kandi nawe yari akiri muto, baramujyana bamugira umushumba, baramukoresha. Ariko finaloma tugiye kubona tugira Imana, tubona araje. Dushima Imana ko tumubonye. Ngiye gufungura, ngiye kureba umuntu uri gukomanga, ambwira papa ati dore Kadafi yaje, nyine musaza wanjye. Nuko ubuzima burakomeza rero, tugenda tubaho, n'ubu turiho kubera Imana, kandi Imana yaraturinze. Nubwo ubuzima nyine ntago ubuzima bwarimo ababyeyi bose, ubuzima bwarimo umuryango wuzuye, ubuzima bwari burimo basogokuru ba nyogokuru, ubuzima bwari burimo abaturanyi, ubuzima bwari burimo abantu bafite ba mama wabo, bafite ba nyirarume, ba masenge, ufite nawe ba nyogokuru. Bwari ubuzima bwiza. Ejo bundi twagiye kwibuka, ngira umwana wanjye ngo tugiye gusura mama, ngo ngiye kwereka nanjye kuko ntago twibuka gusa ngo turibuka ngo uko turi mu cyunamo, ngo turibuka mu minsi 100 gusa, duhora twibuka. Uribuka kuko umwana arakubaza ngo se ngo mama wawe ngo nawe arakukunda, kwahita uvuga uti titi nanjye arankunda. Ejo ndi ndamubwira kubera ko ahora tubaza, akabaza papa we mama warihe, akabitubaza. Ndamubwira ati ngwino tugende tujye gusura mama, mwereke ahantu mama wanjye. Turagenda tugeze ku rwibutso, tuhageze arambwira ngo none se ngo mama ni ngo hanga ni kwa Marene, ngo hanga ngo ni kwa Marene ngo kwa Marene, kuko azi ko Marene niwe nyine niwe mama. Marene ni wabona nyine azi ko ari we mama wanjye. Umva ko wongeye kubabara mu mutima, ariko uko biri kose turashimira Imana. Njyewe rero urugendo rwanjye, ubuhamya bwanjye, nubwo nibyo nibukamo, muri ibyo bintu byose nibyo nibukamo, ariko
abantu bose babuze ababo, abantu babuze umuryango, abana babuze ababyeyi, ababyeyi babuze abana, ababyeyi babuze abagabo, abagabo babuze abagore. Muri rusange abanyarwanda, inshuti z'u Rwanda, bongeye kuvuga ngo nimukomere, nimuhumure, ni ukuri yaturokoye iracyahari. Kristo arahari kugira ngo akomeze atwomore, arahari kugira ngo yongere anezeze imitima yacu, arahari kugira ngo yubake ubuzima bwacu, bwongere bugire icyanga, bwongere bugire ibyishimo. Nubwo imitima yakomeretse, nubwo imitima ibabaye, nubwo tubitekereza twumva ni indengakamere, ariko hari ibyiringiro ko ubuzima bwacu buzajya bukomeza ku munsi Kristo azajya turemera ibyishimo. Turabakunda rero, amahoro y'Imana bane namwe. Ntarivuze nti nanjye mu buhamya bwanjye buto, mu byo nibuka nk'umwana, nari umwana mutoya, kuko rwose nibuka ko n'amenyo nayakutse nyuma ya Jenoside igihe cyararengereye. Rero kuba ibyo ngibyo nibyo nibuka, ariko n'undi afite urundi rugendo yanyuzemo n'urundi, ariko Imana yatumye ndokoka aho hantu, igatuma rutamisi zitanyica, igatuma uwo munsi bamanjye ariko icyo turi kumwe bagiye kumutema, njyewe nkagenda nkava, tuzazanjye akava, papa Gacukwe nawe akava, twese ndetse n'abandi mu muryango twagiye dusigarana, nubwo dufite n'abandi twabuze, ariko turashima Imana ko dufite n'abarokotse. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibashyigikire, ikomeze gukurikira ibiganiro byacu. Turabakunda.